turabasuhuje kandi tubahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya twabageneye wo kugenda tubasobanurira amazina atandukanye, aho uyu munsi tugiye kubasobanurira izina Clement ndetse n'izina Clementine. Izina Clement ni izina bitirira umwana w'umuhungu, naho izina Clementine akaba ari izina bitirira umwana w'umukobwa. Dutangiye nk'uko twabibabwiye, reka duhere ku izina Clement. Clement ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini, ngo rikaba risobanura umunyampuhwe cyangwa umugwaneza. Clement ni umunyembaraga ku mubiri, ngo yigirira icyizere, ngo kandi amenya gukemura ibibazo mu buryo bwihuse, ngo gusa ngo ku rundi ruhande ngo ni umuntu woroshye imbere muri we, ngo kandi akagerageza kutabigaragaza. Clement akunda gutegeka no kuba umuntu w'umukire cyangwa ukomeye, gusa ngo ku rundi ruhande ngo yita ku bantu, ngo agira amahane ngo n'umujinya. Ngakunda gukundwa no kuvugwa neza, ngo gusa ngo ntibimwibagiza ko nawe afite inshingano zo gufasha abandi no kubaba hafi. Iyo ibibazo bije amenya kurwana nabyo, ngakunda kuburana, ngo kandi akunda gukora ibintu byose ku giti cye atavanzemo abandi bantu, ngo nanone bikarangira abonye ko akeneye abantu kugira ngo agere ku byo yiyemeje. Ngiyo ari mu mahuriro n'abandi bantu, ngo aba ashaka kuba umuyobozi, ngo muri we agira ibitekerezo bishya, ngo kandi yizera ko yahindura isi. Nanone Clement kandi kuba ari umuntu uhora afite icyizere cyo kuba yagira ibyo ageraho, ngo bituma arota ku manywa akaba ndetse yanagira akavuyo. Ngakunda ibintu n'amafaranga, iyo akiri umwana, ngo Clement aba ari umuhanga. Ngagira udushya, ngo kandi ariyemera, akaba yumva ari we waza mbere y'abandi, ngo kandi akunda kuburana no gufunga umutwe. Burya ngo Clement akunda cyane kwitabwaho, ngo kurebwa neza no gufata inshingano. Ngakunda ibintu bigaragarira ijisho neza, ngo ubusirimu mu itandukaniro kuri we. Ngo mu rukundo Clement ni indahemuka, ngo arafuha cyane, ngo arikunda, ngo gusa nanone azi kwita ku mukunzi we, ngo ku buryo igishimisha uwo akunda ngo kiza ngo mbere muri gahunda ze, cyane cyane ngo iyo bahuza muri byose. Ngagira amarangamutima, ngo birenze uko abantu bamubona, ngo ariko ibishuko bikamutwara vuba nubwo agerageza kubyirinda. Imirimo burya Clement aba yumva yakora, ngo nisaba gutekereza ibintu bishya, ngo ni iby'amahoteli, ubukerarugendo, ubukanishi, siporo, gusudira cyangwa indi mirimo isaba gukoresha ingufu z'amaboko. Ngashobora kandi guhitamo ibijyanye n'ubucuruzi, amabanki n'icungamutungo. Ngayo nguko bumwe mu busobanuro bw'izina Clement, akaba ari izina bita umwana w'umuhungu. Dukomeje rero, reka dukomereze ku izina Clementine nk'uko twari twabibabwiye.
izina Clementine ngo ni izina rihabwa abana b'abakobwa ngo rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikilatini ngo rikaba risobanuye umunyampuhwe. Nanone iri zina Clementine ngo rikaba ari rimwe mu mazina akunzwe cyane mu bihugu by'i Burayi. Aha twavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Australia ndetse n'Ubwongereza. Clementine ngo ni izina rihuzwa na Kiliziya cyane ngo ku buryo byatumye rimara igihe ridakoreshwa cyane mu Bwongereza nyuma y'umwaduko w'Abaporositanti muri iki gihugu. Ba Clementine ngo ni abakobwa bakunda ubuzima bwiza ngo kandi ngo ntibarangwa n'ubwoba ngo cyangwa kugira ubuzima bwabo ubwiru cyane ngo bakunda kuguma uko bari ngo bakagira ikinyabupfura ngo kandi ni abanyamurava ngo nanone baratuje ngo kandi bagira kwihangana muri bo. Ngo ba Clementine ngo ni abanyabwenge cyane ngo bagira imibare ngo ku buryo bikunze no kubafasha kwesa imihigo ngo y'ibintu bikomeye mu buzima bwabo. Ngo mu bwana bwabo usanga bakunda kuba hafi y'imiryango yabo ngo ku buryo aba yumva nta handi yaba ukeretse iwabo. Ikindi ngo ni uko iyo bakiri batoya ku bwenge bagaragaza usanga ntaho buhuriye n'imyaka yabo ngo kuko ngo baba bakora ibintu nk'iby'abantu bakuru. Ngo ba Clementine ngo ariko ngo rimwe na rimwe ngo bajya bagorana mu myitwarire yabo. Uzasanga hari igihe babaye abiyemezi ngo ndetse ntibagira no kwihangana muri bo. Ngo nanone aba bakobwa bitwaye amazina ngo barota cyane ngo bagira umutima wo gufasha ngo ni abizerwa ngo kandi ngo bavamo abagore beza. Ngaho nguko bimwe mu biranga ba Clementine. Clementine akaba ari izina bita umwana w'umukobwa. Iyi ni Trading News Intermedia. Turabashimiye mwe mukomeje kudutega yombi, mukomeze mukore subscribe maze mudusharinge n'abandi, dukomeze kubagezaho byinshi kandi byiza turi kugenda tubategurira. Turabashimiye, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.